Ubushakashatsi bugaragaza ko agapira gashyirwa mu nda ibyara hagamijwe kuboneza urubyaro kagabanya ibyago byo kwibasirwa na kanseri zimwe na zimwe z'abagore. Muri kino kiganiro by'umwihariko rero tugiye kuvuga ku bintu bigera ku 9 cyangwa se ibintu bidasanzwe ukwiye kumenya kuri kano gapira gashyirwa mu nda ibyara kazwi nka intrauterine device gashyirwa mu nda ibyara hagamijwe kuboneza urubyaro. Ariko burya kare gapira ibyako birenze kuboneza urubyaro, hari n'izindi ngaruka nyinshi kagira ku buzima bwawe kagufashamo, ingaruka nziza. Muri kino kiganiro rero tugiye kurebera hamwe ingaruka nziza zako, ingaruka mbi zako cyangwa se effet secondaire kagushobora kugutezaho zitari nziza, ikibazo wahura nacyo mu gihe wagakoresheje. Turebera hamwe byinshi bibaza kuri ko, cyangwa se tuze no kugusobanurira n'ubundi bwoko bwako usanga buriho utaruzi. Burya agapira ko kuboneza urubyaro gashyirwa mu nda ibyara mu Rwanda dukoresha nk'akitwa Mirena cyangwa se Mirena, ariko ntabwo ariko gusa, hari ubwoko bugera kuri bune bwa kano gapira gashyirwa mu nda ibyara. Ubwo bupira rero bukaba bugenda bukora mu buryo butandukanye. Turaza kurebera hamwe nanone uburyo gashyirwamo niba bifitiye ubwoba, tukubwire nuko ugomba kwitwara mu gihe ugafitemo, haba mbere cyangwa se na nyuma yo kugashyirwamo, uburyo ukwiye kwitwara kugira ngo bigende neza. Kugeza uyu munsi ubushakashatsi bugaragaza ko agapira gashyirwa mu nda ibyara kagufasha kuboneza urubyaro, kakaguha amahirwe angana na 99% byo kuba udashobora gusama mu gihe ugafitemo. Ubwo ni uburyo cyangwa se ni ikigero kinini ugereranyije n'ubundi byo buryo bwo kuboneza urubyaro butanga. Buri make kugatanga ikigero cyo kuba wakezera kinini cyane kingana na 99%. Utwo dupira two kuboneza urubyaro rero turimo uburyo bubiri, hari akagira imisemburo, hari n'akatagira imisemburo. Akagira imisemburo niko turi bwibandeho cyane, kuko buryo ko mu mubiri hazamo imisemburo ni nako bigashobora kuguteza ingaruka runaka zitari zitezwe. Akagira imisemburo gashyirwa mu nda ibyara kaba ari aka device gatoya cyangwa se agapira gato cyane gashyirwa mu nda ibyara mo imbere, kagacengezwamo muri nyababyeyi hejuru, kagacengezwamo kakajya kugira inyuguti ya T, muraza kukabona kuri screen. Nanone kagenda gasora umusemburo uzwi nka progestin, ugereranyije ni umusemburo progesterone umeze nk'uri mu mubiri neza. Iyo progesterone cyangwa se progestin iragenda igakomeza ururenda rwa nyababyeyi cyangwa se ururenda rwa hariya ku mwinjiro wa nyababyeyi rwo muri cervix cyangwa se mu nkondo y'umura, ku buryo rukomera rukaba rutakwemerera kuba intanga zatambuka, kubera ko inkondo y'umura bisa naho ifunze ku buryo bitemerera rwa rurenda kutemerera intangangabo kuba zakomeza ngo zigende kubangurira igi ryarekwe mu gihe cya ovulation. Nanone burya agapira gashyirwa mu nda ibyara ntabwo kabuza imihango gutambuka, imihango iratambuka ukayijyamo nk'uko bisanzwe. Nanone bavuga ko mu gihe ugafite nk'umuntu wavaga cyane mu gihe ari mu mihango, bishobora gutuma atava cyane, ntatakaze amaraso menshi. Nk'uko twabivuze, utwo ni udupira dushyirwa mu nda ibyara, tuba dufite ishusho imeze nk'inyuguti ya T, aho dushyirwa mu nda ibyara tugacengezwayo n'umuntu ubizi cyangwa se umuntu wabyigiye mu byo kuboneza urubyaro, ubizi neza. Ashobora kuba ari umuforomo wabihuguriwe cyangwa se umuganga cyangwa se umuginekologe, akaba yakugushyirirayo ukaba ushobora kubona ibyo byiza byako. Ni agapira rero gashyirwa mu nda ibyara, kakaba kaboneza urubyaro cyangwa se kagufasha mu buryo butandukanye kugira ngo utabasha gusama, aho gashobora kwafekta uburyo intangabo zinjira ku buryo zigorwa no kugera aho zigomba kubangurira ijyagi rya ntangangore. Nanone karagenda kagakomeza ururenda rwo muri cervix, muri ya nkondo y'umura ugakomera ku buryo intangangabo zitinjira neza. Nanone hari uburyo kagenda kagafikeninga cyangwa se kagabanya nyababyeyi ntibe miriye nziza yo kuba intangangabo n'intangangore byahuye cyangwa se ryakuriramo, ugasanga nyine birarigoye kuba ryatambuka. Hari uburyo rero utuno dupira tuguha amahirwe, nuko burya tuba dufite ability cyangwa se gutuma utabasha gusama, kuko twavuze tugutanga icyizere
ku kigero cya 99% kuba udashobora gusama. Hanyuma rero kuko twabivuze hari ubwoko bubiri, hari agasohora imisemburo n'akadasohora imisemburo. Akaza rekura imisemburo naka kandi twavuze gakomeza ururenda ku buryo intanga zatambuka. Akatarimo imisemburo rero kaba kakozwe muri kopa cyangwa se muri cuivre, aho kagenda kagatera kakatuma nyababyeyi itaba miriye nziza cyangwa se ahantu heza igi ryakuriramo, ku buryo niyo wasama ryagira itafata ngo rigende rikure muri nyababyeyi ubashe kuba umwana yakurira ubashe gutwita. Nanone tuno dupira twombi hari ingaruka tugira mu buryo ujya mu mihango, aho usanga nko ku bantu babaraga cyane cyangwa se babaga cyane bavaga amaraso menshi, bishobora koroha ugasanga atangiye kuva make. Hari n'abashobora kubura imihango mu gihe afitemo kano gapira. Ibyo birasanzwe. Bavuga ko abantu bangana 20% by'abantu bakoresheje agapira ko kuboneza urubyaro gashyirwa mu ndibyara karimo imisemburo bashobora kugira ibyiza, aho usanga imihango yabigabanuka ikaba mike cyangwa se ntibaribwe cyane mu gihe baribwaga. Tuno dupira rero dushyirwa mu ndibyara bavuga ko dushobora kuvura ibindi bibazo no kuturinda ibindi bibazo by'uburwayi abagore bashobora guhura nabyo, harimo nk'ibibazo byitwa endometrial hyperplasia, harimo n'ibindi bibazo by'uburwayi buboneka mu misemburo, ndetse tukagabanya n'ibyago byo kushobora kurwara kanseri ya endometrial cyangwa se endometrial cancer. Muri make rero tugira ibyiza no kugabanya ibyago byo kuba ushobora kurwara kanseri birimo. Hari ingaruka mbi rero ziba zitezwe mu gihe ukoresheje tuno dupira two kuboneza urubyaro, aho ushobora kuzana ibimeze nk'ibiheri mu maso, aho ushobora kurwara amwe mu infection vaginale nk'itwa bacterial vaginosis, aho ushobora kubyimba amabere cyangwa se amabere yakazajya akuryaryata ukumva arimo kuryohera mu gihe yakanzeho. Ushobora kuribwa mu gihe bari kugashyiramo cyangwa se bakimara kugashyiramo hashize igihe gitoya nk'umunsi umwe ukaba ushobora kuribwa. Hari abashobora kuribwa umutwe, hari n'ushobora kujya mu mihango nabi akazi ko gatangira kuba irregiriye, cyangwa se akaba ashobora kwirenza ugasanga arimo kumara nk'amezi 3 kugeza ku mezi 6 atabonye imihango, ukabona nyine ari kugenda yirenga. Hari abashobora kwiyumva nabi, mood igahinduka. Hari n'ushobora kuba yabona imihango ikagabanuka akavuga akagira uduspotting ntiyongere kubona imihango, akazajya haza utuntu gusa tukanduza nk'ikariso bidasabye ko yambara pad. Hari ushobora kugira seseme, hari n'ushobora kuba yarwara ovarian cyst, nabyo birashoboka, ndetse no kuribwa mu kiziba cy'inda. Iyo rero ingaruka kagutejeho ari zo kwihanganirwa, ntabwo yirirwa ujya kwa muganga kuko zo ziba zitezwe nyine, ni effet secondaire nk'imiti yose burya bibaho. Iyo bikabije cyane nibwo ujya kwa muganga ukamusobanurira akareba uburemere bwabyo, akagufasha kakaba gashobora gukurwamo cyangwa se akakugira uburyo wabyitwaramo. Hari izindi ngaruka zishobora kubaho igihe kirekire cyangwa se igihe kigufi, nko kuba ushobora kuribwa mu gihe bari kugashyiramo. Ibyo twabivuzeho. Abagore benshi kubera ko kaba bari kugashyira muri miriye kanyujwe mu myanya myibarukiro yawe, bari kugashyira muri miriye iri sensitive, ushobora kumva ubangamiwe. Nanone ushobora kuva cyane, wenda bakugashyiramo kaba wakomeretseho gatoya, birashoboka. Nanone kaba gashobora kuvamo nko mu gihe wagiye mu mihango ku kwezi gukurikiyeho, nubwo bwose bidakunze kubaho, cyangwa se hari n'igihe bagashyiramo ukimara kubyara, nabyo biremewe uburyo ko gahita gashyirwamo, nabyo birashoboka kakaba kazana na biriya bintu byasigayemo nyuma. Niyo mpamvu ujya kureba bajya kuverifya position yako niba kakirimo nyuma. Hari n'ibindi byago bishobora kubaho gakeya, kuba wagira perforation uterine cyangwa se uterine perforation, nabyo birashoboka, ariko rwose birara ntabwo bibaho gake gashoboka. Hari n'abashobora kugira amwe mu infection nk'izitwa pelvic inflammatory disease, bakaba bashobora kwibasirwa n'udukoko dushobora kuzamurwa n'ako gapira, ariko umuganga ujya kugashyiramo muri ikintu yitaho ni ukuba agusukura neza, ibikoresho akoresha bisukuye. Ibyo rwose biba ari ikintu cyitabwaho cyane. Nabyo ngibyo ntabwo bikunze kubaho ko umuntu ashobora guterwa uburwayi biturutse kuri ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro bw'agapira gashyirwa mu nda yakoresheje. Ubushakashatsi bugaragaza ko rero kano gapira gashyirwa mu ndibyara gakoresha imisemburo gashobora kugabanya ibyago byo kwibasirwa na kanseri. Twari twavuze kanseri ya endometrial, ariko ubushakashatsi bwongeyeho na kanseri y'amabere, aho gashobora kugabanya ibyago byo kuba ushobora kwirwara
ku kigero gifatika rwose, ndetse hakongeraho na kanseri y'amaovere, overe ni imirerantanga, ndetse na kanseri yo mu mara, cyane cyane ku gace ko kajya kwegera mu kibuno ko mu mara. Hari ingaruka zishobora kumara igihe kirekire zifite, aho ushobora gusanga mu gihe cyose karimo ushobora kumva amarangamutima yawe yarakozweho, ukagira mudu yo kuvuga nabi cyangwa se depression n'ibindi bintu. Ushobora kumara igihe kirekire azironga zikakirimo bitewe no kuba warashyizwemo akari mu misemburo. Hari n'abashobora kugira ibibazo by'ama-ovarian cyst, nabyo bibaho gakeya, ariko amasiste nayo kwa muganga aravurwa. Kubw'umwaku rero hari n'abashobora kugatwitiramo, waba umundi 1%, biba bishoboka ko bashobora kugatwitiraho, ariko niyo umuntu agatwitiyeho arabyara, ntabwo bivuze ko inda ivamo. Hari igihe nyine bishoboka ko ushobora kugatwitiramo, ariko ibyago byo kushobora kugatwitiramo ni bike cyane ugereranyije n'ubundi buryo bwo kuboneza urubyaro buriho. Hari ubwoko bwinshi rero bwa tuno dupira two kuboneza urubyaro twinshi cyane, aho usanga tugera mu bwoko 4 cyangwa se 5. Akambere kitwa Mirena. Mirena niyo dukunda gukoresha hano iwacu mu Rwanda, aho usanga ishyirwa mu nda ibyara, kakakurinda gusama kugera ku myaka 8. Ariko akenshi dukunda kugakoresha kugeza ku myaka 5, ariko gashobora kumara mu nda ibyara imyaka 5 kugeza ku 8 kagikora utarasama cyangwa se ukaba utasama. Mirena na gapira gafite inyuguti ya T, kari mu nyuguti ya T, kaba gapima milimetero 32 z'uburebure na milimetero 32 z'ubugari. Muri make hose kaba kareshya, kaba karimo miligrama 52 z'umusemburo witwa levonorgestrel. Akenshi ukaba umusemburo ukagenda urekurwa gake gake, ukaba mu gihe kakiri mu nda ibyara, ukaba ushobora kumara cyangwa se urekurwa, utangira kurekurwa uhereye mu minsi 24 uhereye igihe kakirirwemo, kagenda gasohora byibuze mikorogaramu 21 buri munsi z'uwo musemburo winjira mu maraso. Bivuga ko uko kagenda kamaramo igihe, kagenda za miligaramu zigenda zigabanuka zikagera kuri mikorogaramu 11, aho gashobora nyine kumaramo igihe kirekire, kari kakurinda ko wasama mu nda ibyara. Agapira ku bwoko bwa kabiri nakitwa Kirena cyangwa se Kirina, kakaba nako kakurinda kuba wasama kugeza ku myaka 5 uhereye igihe kashyiriwemo. Nako ni agapira nako gashyirwamo, ushobora kuba bashobora kugashyiramo ukimara kubona imihango cyangwa se ikimara kurangira. Nako gafite inyuguti ya T, ko kakagira uburebure bungana na milimetero 28 ndetse z'uburebure, ndetse na milimetero 30 z'ubugari. Kakaba karimo umusemburo ugana na mikorogaramu 17.5 wa levonorgestrel karekura ku munsi. Aka gatatu ni akitwa Lireta, nako ni agapira gashyirwa mu nda ibyara, kakaba gashobora kumara imyaka 8 kakurinda kuba ushobora gusama. Nako kaba gafite inyuguti ya T, kakaba gapima uburebure bungana na milimetero 32 ndetse nanone z'uburebure n'iz'ubugari zingana na milimetero 32, kwa kundi hari inyuguti ya T. Aka kane nakitwa Skyla. Skyla yo nayo kabashobora kukurinda gusama kugeza ku myaka 3. Urumva ko ari igihe gito ko nawe kageza ku myaka 5. Kakaba nako kaba kafite inyuguti ya T, kakagira uburebure bungana na milimetero 30 n'ubugari cyangwa se ubutambike bungana na milimetero 28, nako kagashyirwa mu nda ibyara. Ni iki rero wakwitega mu gihe ujya gushyirishamo kano gapira? Ni iki wakwitwaraho cyangwa se ni ibiki ukwiye kumenya? Kano gapira rero ushyirwa mu nda ibyara, ugomba kuba wagiye kwa muganga ukazi, cyangwa se urakaganirijweho, muganga aguha n'andi makuru akakubwiraho. Ni agapira nanone gashobora gukoreshwa mu buryo bwa abortion, cyangwa gashobora gukoreshwa mu gutuma udasama mu gihe wakoze imibonano mpuzabitsina, hanyuma ukagakoresha nka emergency contraceptive pills cyangwa se nka pille de lendemain d'urgence. Nubwo bwose akenshi atari byo dukonse abantu ngo bagakoresha, ariko ni agapira gashobora gushyirwa mu nda ibyara, kakaba gashobora gutuma nyine ibyo bibazo bivaho.
bavuga ko byibuze bashobora kuguha ibinini bya ibuprofene mu gihe uriwe, mu gihe akaba ari kukagushyiramo nk'ibinini bya ibuprofene ukaba ushobora kubinywa. Mu gihe bari kugushyiramo baragusukura neza hanyuma bakagacengezamo. Hari n'abashobora kuba bashobora kugutera ikinya ku nkondo y'umura, nubwo bwose mu Rwanda ntabwo bikoreshwa, bagashyiramo nta kibazo, wumva ko bari kugashyiramo nta kindi kibazo ugira. Hanyuma rero hari n'abashobora gushyiramo bagakoresha bashizemo ikintu gicengezwa mu nda mu gitsina cyitwa spectra, bakagashyiramo neza nta kibazo. Muri make agapira gashyirwa mu nda ibyara nta kibazo kugashyiramo umuntu agakwiye kugira, kuko gashyirwamo n'umuntu ubizi, ukaba ushobora kugushyiramo ubyumva ariko utababara, cyangwa se ukumva uri discomfort, ufite discomfort ariko nanone ntabwo ubabara. Kugakuramo rero uko gashyirwamo ni nako gakurwamo. Kugakuramo byo birihuta, no kugakuramo mu buryo bworoshye kakavamo rwose nta kindi kibazo gateje. Iyo bigoranye kugakuramo, hari uburyo abaganga bagakuramo bakoresheje ibikoresho byabugenewe, kagakurwamo nta kibazo. Muri make rero hari icyo kindi tutavuze wifuza kumenya ku gapira gashyirwa mu nda ibyara. Tuvuze ubwoko buri bwako, akarimo imisemburo n'akatarimo imisemburo, ariko twibanda ku katarimo imisemburo. Kuko katarimo imisemburo ko gashobora gushyirwa mu nda ibyara, kakaba gashobora no kumaramo imyaka 10 kakirimo, kakurinda gusama. Akarimo imisemburo twabonye ko akamara igihe kirekire ari ka Mirena, gakora hagati y'imyaka 5 kugeza ku myaka 8, tugakunda kugakoresha mu Rwanda kugeza ku myaka 5. Hari n'ubundi butandukanye, ubundi bwoko budakunda kuboneka iwacu mu Rwanda ariko bushobora kuzaza, cyangwa se wajya n'ahandi ukabubona, ntuzatungurwe, natwo tubaho. Hari icyo udasobanukiwe neza wacyandika, agenda kujya comment tuvuga ku buzima, indwara, imiti ndetse n'ibiribwa.